ndakwinginze umbabarire ntabwo nari nzi yuko uwo na musaza wanjye mukundana bya nyabyo kuriya nta nubwo nari nzi yuko uriya mukobwa Cynthia adakunda musaza wanjye narakurebaga nkumva ko ushaka kumukurikiraho nyine nk'imitungo yo mu rugo amafaranga se ntabwo numvaga kumukunda bya nyabyo ariko nukuri ndakwinginze umbabarire Wiki ufungisha mushiki wa Ngoga none kagenda ngabashyira muri polisi bakaba barimo namwe mukaba mutuje mwimereye neza sokera Sentineze I say get out nagira ngo nkubwire ngo ikintu cyose ukora uzajya ucunga sana ariko ndifuza yuko aho ntari wahambera ukaba iruhande rwa musaza wanjye ukamukunda ukamukorera buri kimwe cyose ndetse n'ibyo nakabaye mukorera mpare ntabwo nzagaruka vuba ariko basi umbabarire igihe cyose nzagarukira nzasange muri umwe kandi urukundo rwanyu murugeza kure nshaka ndarahanga bose tunga utesha agatwi ya masaha cyane yiberere mwana ntabwo ndi buraho ndi burare bose cyane ibintu birakomeye na Vanessa uko guca mu bintu bikomeye ubuzima cyane ikindi kintu gatwi buriya urukundo ruravunanye cyane nabibonye sinzi nawe warigeze ubinyuramo ariko urukundo nicyo kintu gikomeye cyane muri ubu buzima hari igihe ukunda umuntu bikaba ngombwa ko umuryango ari uguhitiramo iyo usanze rero amarangamutima yawe n'umutima wawe umuntu yakunze ari we badashaka urahangayika ariko umuryango ntubwe uduhitiramo abo ukunda reka ariko Vanessa aragukunda atwira abizi ko nanjye mukunda cyane n'umutima wanjye wose ariko aho bigeze amahitamo mfite yo ntabwo nari nzi ko ngewe David nshobora kwicara ku muhanda gutya ameze nk'umuntu usabiriza kubera umuryango kubera bambwiye ngo nshake Cynthia yangegera ni bose kubona bwije aya masaha urajya none urerekeza gatwi igihugu cyacu ni amahoro nubwo narara hano ntacyo naba ntugire ikibazo kandi ibyo ntibiguhangayikishe ese natuma urara ngaha bose none se wowe ufite ubushobozi bwamfasha iki uko ubizi katanga inshuti zawe zagushinyagurira reka bagusanze no ngaha bagashinyagura urukundo ntabwo kubwira yuko bakwirukanye kubera wakunze umukozi wo mu nzu ndakwiyamye nawe ntiwongere kuvuga ko ari umukozi wo mu rugo umukunzi wanjye ntabwo ari umukozi wo mu rugo nanjye ndamufata nka mabuja rega ariko reka nkubwire bose sibyo urabona bwije ariko ndaguha intuzere yo kurara mu rugo ndakwinjiza mu rugo ntabwo uriya mubyeyi muzi ukuntu yarakaye saa mbiri za nijoro cyangwa saa tatu aza kuba yamaze kuryama reka ndakwikundira sinatuma upfuca mu bintu ntagatwi ibintu byo guseka byarahagaze sinyipfa guseka kubera ubuzima amazemo iminsi ibyo kunkunda ntarebe komeza unkunde ntarebe n'ubundi nicyo kintu Yesu yadusigiye mu isi reka nanjye wangiriye neza sinatuma nyine uca mu buzima bugoye bishaka kunsetsa n'abishaka agatwi gusa nyine urakoze nta kibazo ariko bitegereze ni ukuri saa mbiri za nijoro ndabizi mabuja aba yananiwe mama wawe aba yigiye kwiryamira ntabwo ntazi ukinjira tukararana ukamfasha gucunga umutekano gatwi nta kibazo turagenda ntarebe turarane ntabwo nari nzi ko nshobora n'ubundi kurarana nawe ariko nta kibazo isi irazunguruka nta kundi
ntabwo amasaha usanga na mawuja yanambuje ku telefone ga cyanampamagaye. Nta kibazo ndaje ngusange mu rugo. Usanga mu rugo ariko saa 2 saa nijoro. Yego nta kibazo nizigera urabona nkugizeho ntugire ikibazo. Genda haza ndabizirikana ntabwo narara ku muhanda. Nanjye nzaba mpari ku ntuze ndakwinjize turunga umutekano nyine ufashe twitega nta kundi nyine ubuzima bwahinda. Nta kibazo gatwira kuze cyane nari. Sawa reka nirukange sinzo kongera rero mukaye naho ukanye nyine ukomeje nyine wihangane ni kuzima nyine ugenda ariko umugwanire Vanessa. Kamubwire utaragenda gatwi. Ubuzima bwanjye bwose nabahaye Vanessa. Uko byagenda kose mu rugo babyanga, babyemera, bakora ibyo bashaka, bamfungisha, banyirukana, ntabwo nshobora kwanga Vanessa kubera ko ndamukura n'umutima wanjye wose. Icyaba cyose nta cyahindura urukundo. Vanessa ni umwana mwiza ariko yanakubera umugore mwiza. Genda giye rero turasubira mu kanya. Cyangwa se wihangane. Buriya gatwige hari ikintu anyeretse gikomeye cyane. Buriya muri ubu buzima biba byiza ugakora neza ukigendera. Nk'uyu mbona narabanye nabi nawe cyangwa naramubwiraga nabi cyangwa nkamukubita cyangwa nkamutoteza, nawe nibura ntabwo aba amaye icumbi. Nibura hari ikintu maze kwiga kuri ubu ngubu. Kubona Zama yemeye kumfasha kampa icumbi akirengera ibintu byose, maze gusanga yuko umuntu aba akwiye gukora neza akigendera. Iyo mbona naramufashe nabi cyangwa se nkamubwira nabi, ubu nawe aba aneye amabuye cyangwa akambwira nk'ibyo ababyeyi banjye bambwiraga na mushiki wanjye. Ariko mu buzima nagomba kugira neza akigendera kubera ko yari inshuti yanjye, nubwo yari umukozi wanjye ariko yari inshuti yanjye. Mwirwana kubera njyewe. Wakongera ukankubita ndeba ibiki? Ndabinginze mwirwana. Iki ni igiki turi kunyereka? Iki ni igiki kinyicaye imbere? Wowe uri igiki utuma bankubita gutya? Mu rugo rwa mama na data bro. Ndakwiyamye. Genda ndashaka kunsohokera aha ugende umvire mu rugo. Uranyiyamye? Umvire mu rugo byo mu maso yanjye. Sinshaka kongera kukubona mu maso yanjye. Uvire mu rugo. Oya uretse gato. Uvire mu rugo. Yanjye yahaze maze kuguhaga we na Cynthia. Sinshaka kongera kubona umwanda nkamwe. Uru rugo ni urwawe. Uvire mu rugo. Ndagira ngo nkwibutse yuko uru rugo atari urwawe. Nkwibutse yuko ndufite uburenganzira kuko uru rugo ni urw'umuryango. Nabyo kuza nyishyiraho hejuru undutisha imbobo. Dufite urugo rw'umuryango. Wamba wari ukagenda ukajya kubaka urugo rwawe ukareka urugo rwanjye urashaka iki? Wowe se uru ni urwawe? Warwubatse ryari? Hejuru yo kunsora na confidence nyinshi. Wasinze warasaze. Ahubwo uri muzima. Kuvuga amagambo nk'aya ngaye imbere y'umukunzi wanjye. Uki David mbwiza ukuri hano ngo ni hehe? Urugo rwande. Ni mu rugo sheri. Urugo rwanyu rw'umuryango. David kuki utambwiye ikintu nk'icyo koko? Ko ninde ndibwizere none? Sheri, umura. Ninde wo kwizera? Ariko se ko binshanze ubundi iriya nzu ni iyande nimba atari iya David. David akaba yarampishe ikintu kingana kuriyo koko. Gasha ntikandutira akayoga kanje.
ntabwo ntabwo ayiwe awe mabuja awe mana yanjye noneho yanzuba ko yashyize mabu yesu we mabuja umeze neza oya gatwi munda bimeze nabi babaye nabaye n'igikara noneho mabuja we inzobe yaragiye iranashira inzozi kuntera umutwe wowe uheruka kurya cyangwa igendeye gute ko wivanye mu rupangu harimo cyose icyo kunywa icyo kurya akayoga n'inywa nawe ushobora gutwira ubuzima bwaje guhinduka ntabwo ubuzima bukimeze nk'uko wari ubuzi isi irazenguruka none ntiyatiranyishe nta kantu ko kunywa wandusha byibuze abo beza umuhogo bisa amazi iyo turayikundira turaronka nyine noneho ntaribu twakundanaga twiyizima inyuma gogura amare yose nta kibazo kuyimereye ko oya ni ukuri pe ntacyo twakundana twanatahana nta kibazo twatahana hese amakuru yayo iwanyu yego hariya ntuheruka hariya wapi ariko muri abagome mwebwe cyane nibagiye muri abagome mwaranyishe mungirira nabi hajya mu mitima yanyu imeze gute divine ameze ati divine baramwirukanye baramukubise banagira ukuri nanjye ahubwo twiki nise ndamusohoye ndamusohoye mama wari hagiye yaraje yaraje ariko ubwo se David bwarakomeye nawe nyine baramwirukanye ko numva ibintu byakomeye nta kibazo nyemereye ko twikundanira nawe gatwari komeza biga ariko si ubwo nzahera hetsa akumana ibintu byose byarara aho gatwi ni ukuri ibi byose bigomba kuduha isomo ariko nta kundi numvaga ko nanjye ndi kurwanira urukundo none reba aho bingeze sinagira gute ariko nawe mwari muwunyishe ariko siko nyemereye ko twikundanira agatwi nta kibazo amazi agomba amarese nanda nagusiga n'igice atarinyishe ariko rero reke nyine kwibuka nyine kuyigusiga David so wawe ko yikundira Vanessa ndabona nararekuye pe nyine reka ahubwo munahuye nagusanye kwa musaba imbabazi Vanessa ndetse nakubabaye nta kuntu kunyemereje neza n'undi byose mbabarire gatwiri nari nzi ubundi rwanda ariko ni ukuri gusabye imbabazi mana yanjye we cyiza aho nzasaba Vanessa kanikomereze amazi y'ugomba yakumane sawa yewe basuhuze suza na mama David ko mu ijambo ryiza ndari bitse basoma amagare kuri telefone ndagukunda mama sawa sawa ni ukuri urakoze kuba umutuzo two kumva sawa sawa mana yanjye isi irahinduka koko gusa ndabizi ko mama David wankunda ariko byararangiye yewe n'ubundi kanigendere buri Imana irabizi ntawamenya pe kabisa kabisa ndagira ngo nze kumva batandukanye n'uriya muyaya cyangwa umvire mu rugo amigira ntabwo natandukana nawe rwose ibyo kumureka byo ntibirimo kubera ko ndamukunda buri muntu wese agira ubuzima bwe nawe wahisemo ubwawe nanjye mureke mpitemo ubuzima bwanjye ngoga mushaka kuba umubona ngenda amacira bugufi ariko nubwo umanye n'uriya muyaya nagira ngo nkubwire ngo usohokere mu nzu ugende zamu ntazongere kwinjira muri iyi nzu
ntabwo ari rwose ari umuyaya gusa nk'uko bisabye nk'uko bivuze ngiye kugenda muvire mu nzu ntambabazi ndi gusa impamvu ndagenda rwose ndakuvira mu nzu nta kibazo njyewe ntabwo nareka uwo nakunze ngoga ni ukubera umuryango ntabwo bishoboka ngoga none urimo kumusuzugura gutyo kubera umukozi umuyayi wo mu rugo mama mukuru uko mubyumva ntabwo ngiye namureka noneho sohokera mu nzu ugende kandi ikindi no muri kampani ndakwirukanye ntuzagarukemo aho kugira ngo ngewe mbeho ubuzima numva ni nakunze nanifuza kubona byose nta kibazo mama ndagenda sohoka ugende zamu ntazongere kwinjiramo hano bose basabye imbabazi nuko zamu ndagira ngo ufate imfunguzo ufunge inzugi zose maze agende nzarebe urwo rukundo rw'uwo muyaya hano ruzamwerekeza haguruka tugende nawe Mana nyagasani umwanjye David nakoze iki ku buryo ibintu byose bimbaho akazi baranyirukanye mu rugo baranyirukanye ndasa nk'umuntu ugiye kubaho nk'inzererezi kubera kuzira gusa umukobwa nakunze umuntu ashobora gusobanura gute urukundo ntabwo nari nzi ko ibintu bishobora kumbaho umunsi umwe ukaba uri umukire ukaba ufite ibintu ukaba uri umuntu abantu bose bishimira ukaba ufite ibisabwa byose kugira ngo umuntu abe umukire ariko rimwe na rimwe umuryango niwo ukumve ese umuntu azakunda umuntu kubera yuko ari uko umuryango umukunze cyangwa umuntu azakunda umuntu kubera yuko we yumva amukunze gusa njye nkumbuye urukundo rwanjye nkumbuye Vanessa wanjye pe ndaza kubigenza gute ndaza kubaho gute muri ubu buzima sinukuri ndumva nkumbuye David cyane kuri wakwihangana ntabwo yakubwiye ko azaza kukureba mukabiganiraho byose tukabiganiraho si igihe gishize cyose muhamagara atamfata arambwira ngo azaza se ubu ngubu ari hehe akuva neza ko igihe nakubwiye ngo ujye ukura utajya ukura mu mutwe ukwiriye kujya ukura mu mutwe ukamenya ubwenge kureka ibyo bintu byawe by'ubwana ntazamenya biba bishingiye ubundi urashaka gusubira kwa David oya pe nta nubwo narota njye nsubira muri ruriya rugo ahubwo nsabira David na Zamu basigaye hariya hantu kuko ruriya si urugo ni ikuzimu nawe rero ihangane ejo cyangwa ejo bundi wabona David akugezeho nawe ndamuzi nukuri nsigaye mbona noneho nsigaye nkunda David cyane kurusha uko ntikunda ndanamukumbuye sikundeba gutyo ariko se muko noneho urwo ngurwo ntabwo ari urukundo ariko ngira ngo harimo n'ibintu by'ibisazi kandi ibyo nkubwira ni ukuri ndamukunda cyane kurusha uko nikunda Roza na Romeo urukundo rwawe numva narimo rikakikora none yakoshami none umwana abo bayinjiye no kwivira ni ibisazi pe none se nawe urambwira igihe cyose gishize ambwira ngo araza ubu se ari hehe yewe nawe arabikubwira araza nyine ubuzima buranze pe umunaniro ukomeje kuba mwinshi pe se ndaza kubigenza gute ngaho
shanga umunaniro wahita unarekera David sipasi watsuhuje ubuzima bwanjye bwose ndeka nibereho kubera ibibazo nawe gute ubugeze aha ngaha se nawe ntubagusohora ko wasohoye nawe wajya hanze ntitwicaye ku muhanda sinzi impamvu nanga gacya nkahura nazo nkawe ugeze hano gute se ese uri kuri hanze wamba uri ukamba imbere koko ese nawe bagusohora ibyo bintu byabaho ariko man wangenzeho kuva kera mbuza amahoro mu rugo rwanjye ntabivuga uwawe uje kunshaka wowe mushaka iki we nubwo bakunumyeho nk'umuti ntabwo nakugura ko wicaye hanze umuhungu mwiza nese ibyo birakureba kwanza ibyo ngibyo tunabyihorera nkawe uretse ko urundi waje hanze wamba buri kareka kumfataho koko ubaye ute none se uranshaka iki narakuyamye mu buzima ndekura uyu shawo ese David mva nyine ubwiye akoreka nkubaze uba wumva wishimye iyo ubona ameze gutya nese ubu njye ndishimye uragiye ujya muri mushiki wanjye ujya kwa mama umuryango wose ujya kuvugagura ubusa ukubita Vanessa ibintu byose njye watumye gusohora hanze basi niyo twongeye dukundane sibyo aho gukundana nawe napfa bakamama byarangiye uvuye muri kampani byangiye nta kazi ufite dukundane uje kunshinyagura dukundane se wowe si Vanessa wowe uri inzu wowe uri umuryango wanjye kandi byose bitubibona ariko reka nkubaze nk'ababyeyi bakubyaye kuki ubasebye naryamaze ibyo birakureba nk'ababyeyi baba barakubyaye kandi birega ndagukunda basi dekura ibyo gukunda inka Nyabugogo reba disiki n'ukuntu wabaye waretse kunyanduza kadukundane wowe ibintu byose wari warabuze urahita usubira kugura n'akazi urabona ibintu byose ese impamvu ntuyizi akoreka nkubaze mu mutima wawe uba wumva uri umwana mwiza uba wumva umeze gusa umwana mwiza rega ikunda ikintu wakirwanirira niyo mpamvu kandi nanjye wanyuze ntabyo kumva birimo aho kugira ngo nongere nsubirane nawe cyangwa kugira ngo nkushake nakubwiye ngo napfa bakampamba mfite umuntu nakunze ariwe Vanessa uramuzi umubujije amahoro nzana yamubuza ujya kubuza Divine amahoro ujya kumushyiramo ibintu kugira ngo banyange umuryango wose mama nawe aranyanga ku kazi baranyirukana ibintu byose kubera wowe ibyo uri kwigira reka nawe umunsi uzapfa uzabazwa byinshi abazwa byinshi size ahubwo se wowe ibyo uzabazwa ukuntu wangize byose turi bibarenzeho kuzana hanze si ubwo ibyo nahise biba twikundanire n'ibindi byose bahita bigaruka aho kugira ngo nkundane nawe naba imbobo nkarara mu kiraro komeza inzira zawe ugende umpa amahoro komeza inzira zawe ugende umpa amahoro ariko wiguma tunumuka nyine ugende ntabwo nagenda mbona umuntu nkunda njye wari hano hasi ubwo uri kubona ukuntu wicaye hasi nawe uzabibaza basi nta kibazo akamwihorera nigendere ariko nyine menye ko mukunda sweetheart sibizi genda nise uragumaho undi kamwihorera nigendere nagira nise ko ntakunda